Tugwaye ikaze kuri wowe n'ubundi ukomeje gukurikira amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije. Aya makuru tugenda tuyakugezaho yaba atandukanye, yaba avuga mu Rwanda ndetse no mu mahanga, cyane cyane igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya RDF aricyo gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cya FARDC aricyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi tugiye kukugezaho amakuru agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, yaba izandikirwa hano mu Rwanda, izandikirwa ndetse no hanze y'u Rwanda. Byagiye bivugwa ni byinshi cyane cyane kuri ibyo bisirikare byombi. Abenshi barimo baravuga ngo byacitse. Ni ukuri kuko byacitse, kuko urebye amakuru arimo kugenda avugwa arimo aratangaza yuko ngo i Rubavu hashyizwe ikintu cyitwa ubwirinzi bwa tari ku gisirikare cya RDF. Abasirikare bamanutse ni benshi, ibisasu bya kirimbuzi byamanutse ni byinshi, ndetse n'ibidege bya karahabutaka byashyizwe ku mupaka nabyo ni byinshi, mu rwego rwo kugira ngo nyine u Rwanda rukomeze kwirinda umutekano. Si ibyo gusa kandi bagezaho n'indi nkuru y'igisirikare cya M23. Igisirikare cya M23 nacyo ngo cyafashe intwaro nyinshi ndetse n'ingabo nyinshi bazijyana mu mujyi mukuru wa Goma, ari wo mujyi mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Lake Kivu y'Amajyaruguru. Mujyi dusanzwe tuzi ko umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari Kongo Kinshasa, ariko mujyi wa Goma nawo ni umujyi wungirije umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ukaba utuye muri Lake Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo rero bikaba bivuga ko ngo igisirikare cya M23 ngo cyafashe ingabo nyinshi kizijyana mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kugira ngo barinde uwo mujyi wa Goma. Ibyo nabyo turaje tubigukurikiraniye tukugezeho tano kwa tano. Hagati aho kandi mu Burundi barimo baravuga ko ngo umuyobozi wa CNDD-FDD ari we Reverien Ndikuriyo ngo yaba arwaye cyane, n'ubundi ngo aracyarwaye cyane ku buryo bukomeye, ngo ku buryo n'ibitaro bimwe na bimwe byaba ibyo mu Burundi byaramuvanye mu Burundi bimujyana muri Kenya mu rwego rwo kugira ngo bamuhe ngo ubuvuzi bugiye butandukanye, ariko ngo byarananiranye birangira bamujyanye Dubai. Ariko ngo amakuru arimo gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo biravuga ko Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yavuye muri ibyo bitaro. Ibyo ngibyo nabyo ese byavuyemo gute, nabyo turaje tubigukurikirane. Ese yaba yakize, byaba byagenze gute, turaje tubigukurikirane tuyakubwire tano kwa tano. Wowe ukisabwa ni ugukora subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo amakuru yose tuzatukugezaho azaza kugeraho nta vumbi. Kandi mu gihugu cya Afurika y'Epfo, abayobozi ba Afurika y'Epfo ngo barimo baratangaza gusa ko ngo abantu batiye ibisasu byinshi kuri leta y'u Rwanda, ndetse bagakomeretsa abantu bagera muri 15, abandi bagera mu 10 bagapfa. Ngo abo ngabo ngo nabo bashobora kuba bafashwe. Ibyo ngibyo nabyo turaje tubikugezeho uko bukeye uko bwije, turaje tukugezaho ayo makuru arambuye. Ubundi wowe icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikirana, ugakanda subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo amakuru yose tuzatukugezaho azaze akugezaho nta vumbi. Ni ku makuru na diplomasi tugenda tubagezaho. Nkuko twabibabwiye nyine mu ncamake, n'ubundi mu makuru yacu y'incamake twababwiye ko ngo igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF ngo cyafashe ingabo nyinshi kizijyana ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. ngo bafashe ingabo nyinshi bazijyana ku mupaka mu rwego rwo kugira ngo barinde igihugu cyacu, kugira ngo batazakomeza kukivogera uko bukeye n'uko bwije. Bahajyanye ngo n'ibisasu byinshi karahabutaka. Muri make RDF yubahwe, kuko ibisasu bigenda bigaragara yagiye ishyira ku mupaka mu rwego rwo kugira ngo barinde u Rwanda rwacu. Ni byinshi, namwe nk'uko mubibona kuri ino foto murimo murabona ko ibisasu ari karahabutaka. Amakuru rero arimo kugenda atangazwa yuko ngo ibyo bisasu bigiye kuzaza birinda ibisasu bizaza biva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se no mu bindi bihugu, kugira ngo bizaze bihita bibimirarungura nk'uko mwigeze kubibona n'ubundi igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafataga ibisasu
yose ikabitera kuri igihugu cyacu cy'u Rwanda, bikarangira ibisasu byacu bya kirimbuzi bimize ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo wenda bimwe na bimwe byagize gutya bikagwa mu Rwanda, ariko mwabonye ko byagize ubwirinzi bwinshi bugiye buhambaye mu rwego rwo kugira ngo barinde igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo rero bakaba igisirikare cya RDF n'ubundi cyafashe umwanzuro wo kuba cyafata ibisasu ndetse n'ingabo nyinshi bakajya ku mupaka kurinda umupaka wacu, kugira ngo batakomeza kuvogera igihugu cyacu. Perezida yigeze kuvuga ko ngo igihugu cyacu ari gitoya, atari ngombwa kugira ngo barwanire mu gihugu cyacu, ahubwo tugomba kurwanira mu gihugu gifite kinini kurenza uko igihugu cyacu kingana. Ubwo rero amakuru arimo kugenda atangazwa agiye atandukanye, arimo aragaragaza nyine igisirikare cya RDF gikomeje kugira ubwirinzi bugiye butandukanye ku buryo bugiye buhambaye, kandi n'ibihugu byinshi birimo biragenda bivugwa byacitse intege yuko ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda atari igihugu cyo kwisukirwa, ahubwo ari igihugu cyo gukomeza gifite ubwirinzi buhambaye. Aho ariyo mpamvu bashaka amahoro kugira ngo barebe ukuntu East African Community ikomeza kugira amahoro, kuko barimo kubona ko muri kino gihe East African Community ikomeje kugarizwa n'intambara cyane cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku gisirikare cya M23 cyangwa se igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese nimba bino bisasu bikomeje gushyirwa ku mupaka, byo bizahoshwa gute? Nabyo tuzagenda tubikurikiranira uko bukeye n'uko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugucyonda sabone, ugakanda kuri subscribe, ugakanda no kunzogera, kugira ngo amakuru yose tuzajya tukugezaho azaza kugeraho nta vumbi. Si ibyo gusa kandi twababwiye ko igisirikare cya M23 cyafashe n'ubundi ingabo nyinshi kikazijyana mu mujyi mukuru wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ngo ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo bafashe ingabo nyinshi ndetse n'ibisasu kirimbuzi kugira ngo barebe uko bazaza birinde, barebe ukuntu barinda umujyi wabo wa Goma, kuko mwibuke ko umujyi wa Goma wamaze gufatwa n'igisirikare cya M23. Ubu rero igisirikare cya M23 gikomeje kugira ubwirinzi bwinshi cyane buhambaye, ni nayo mpamvu gikomeje gufata abasirikare benshi kikabashyira mu mujyi mukuru wa Goma. Aho ni mu rwego rwo kugira ngo barebe ukuntu barinda uwo mujyi. Ariko si ibyo gusa kandi, kuko ngo igisirikare cya M23 n'ubundi kiracyakomeje gukataza kugira ngo gifate Kongo yose, ngo mu rwego rwo kugira ngo bagarure uwo mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ntabwo bazacika intege, bazahatana paka uko bukeye n'uko bwije, kubera ko ngo barashaka gufata igihugu cyose bakakigarura umutekano, ngo kuko babona ko cyajemo kirimo kuzamo amakimbirane, amacakubiri, ndetse n'abayobozi ngo barimo kugenda bakigarura ubutunzi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakinjiza abacakara mu buryo butemewe, bakinjiza abacanshuro mu buryo butemewe, bikarangira bafata amabuye ya Kongo bakayajyana mu bindi bihugu byabo, mu rwego rwo kugira ngo nyine ngo abaperezida ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo barimo gukomeza kwigwizaho umutungo. Akaba ari nayo mpamvu kandi abaturage barakennye, kandi bitwa ko bafite igihugu kinini gifite amabuye menshi y'agaciro, kandi ayo mabuye menshi y'agaciro yagakwiye kubyazwa umusaruro, abaturage bagakomeza kubaho neza, bakabaho mu mutuzo nta gikuba gicitse nta n'igihambaye kirimo. Ubwo rero igisirikare cya M23 nyine gikomeje gukataza, ngo kirimo cyashaka gufata n'ubundi buce bugiye butandukanye, cyane cyane ku murwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Bakaba bashaka kuwufata kugira ngo noneho na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Felix Antoine Tshisekedi ngo akomeze ave ku butegetsi, kuko abaturage ntibamushaka, kuko hari n'igihe cyigeze kubaho imyigaragambyo iraba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo mu rwego rwo kwamagana Felix Antoine Tshisekedi ngo ntave ku buyobozi, kuko n'ubundi ntacyo abamariye, barimo bashyigikira igisirikare cya M23. Mbese ino ntambara ubundi yo izahushwa gute, izarangira gute? Ibyo nabyo tuzagenda tubibakurikirana uko bukeye n'uko bwije. Wowe icyo usabwa ni ugucyonda sabone cyangwa se ugakanda subscribe, ugakanda kunjogera kugira ngo amakuru yose tuzajya tukugezaho
azaza kugeraho nta vumbi. Tubibutse ko ari amakuru ajyanye na diplomasi ndetse n'umutekano ku bihugu byacu bya East African Community ndetse n'ahandi, n'amakuru aba yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Hagati aho n'ubundi twababwiye ko n'ubundi ngo Reverien Ndikuriyo aho ngaho ubwo twageze mu Burundi, ngo Reverien Ndikuriyo ngo ashobora ngo kuba arimo agiye gutaha, ariko ni mu gihe ese icyatumye ataha ubundi ni igiki? Nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye birimo biragaragaza ko ngo Reverien Ndikuriyo nyuma yo kuva mu Burundi mu bitaro byo mu Burundi byananiwe kumuvura, bahise bamujyana muri Kenya, nabwo birananirana kumuvura biranga, birangira bamujyanye Dubai. Ariko amakuru arimo kugenda atangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo biravuga ko ngo leta ishobora kuba igiye kumuvana i Dubai, ngo kubera ko ngo birimo indwara yiwe irimo kunanirana. Mbese baramujyana hehe? Ese ko atakize biragenda gute? Ibyo ngibyo nabyo turaje tubigukurikiranire uko bukeye n'uko bwije, tuza tukubikugezaho. Wowe rero icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikirana, ubundi amakuru yose akazaza kugeraho tanu kwa tanu nta vumbi.